uzi nta kintu bikubwiye. Ibiki wa mwana? Yewe ko amashuri agiye gutangira se. Hanyuma sibyo bindebaho iki ko ntari umwarimu kandi simbe n'umunyeshuri. Ese niba utari umunyeshuri cyangwa umwarimu nta nubwo uri umubyeyi da. Kuba ndi umubyeyi ndabizi. Ese mu babyaye nta munyeshuri urimo? Arimo. Hanyuma sibyo bihuriye he? Ubwo se aho bidahuriye ni he? Nyamara bishatse wagabanya urwagwa ukatugurira amakayi. Ngabanya ikishaka. Ako mutangiye kujya mwigira nka nyoko. Henga mbabise nigire kwasire kwifatira. Ahubwo se uragenda ujya hehe? Akira ababyeyi ku ishuri baduhaye ngo tubahe. Mwiki? Cyutumva niki? Iyi ni babyeyi ku ishuri baduhaye hari ibikoresho tuzakenera. Gendo ihanyoko ndakwiyana. Onye kandi none umenye ko nta mikino. Ambyara gusa kutazandirira amashuri. Ni ikosa nari rikoze sinzongera kurikora. Ntago nzongera kukubyara. Papa, tuve mu mikino. Ni ntabigura surantwari. Urangurira ibikoresho cyane ubingo. Ngiye ngo ntabyo ngura. Oya, vuga yego cyangwa hoya. Ndakubwiye ngo ntabyo ngura. Noneho guhera uyu munsi nzajya njyana nawe mu kabari ufata icupa nanjye nakirinde. Yampaye. Nose ugiye kujya unywa inzoga noneho? Oya. Hanyuma sinzoga uzagifata. Nzajya nzigurisha nguremo amakayi n'amakaramu azarebe niba igihembwe kitazajya gutangira naruje gukoresha. Yampaye nkareba. Kandi ubwo ni nyoko uba wiruga uboshye. Ubwo se urankurikira mu kabari hanyuma bigende gute? Ngaho ufata inzira tugende. Makuru chaka chiranisha n'ukwimana wamaye makangu vumbe n'inkwera ako ngako sana ngozi mungari kubura umuzicuza ameni cyaye sawa ndari Bueno, mira gatantare. Chiaza petit frère. Komera muhungu wawe. Zino zishonanga ibyo n'icyo Icyo bigeze gomera ko se baranja. Bareka twirende tumusha. Mwiriwe. neza urashaka iki? Ndashaka inzoga. Iyihe? Nkiri haye papa. Ntabwo mwe kunywa nzoga. Oya ntabwo ariyo ngiye kunywa. Ngiye kuyigurisha nguremo ibikoresho by'ishuri. Oya. Ariko ngiye kuyiguha akuntu uyinywere hano. Sibyo? Mwana we ko waje mu kabari meze. Naje mu kabari kugira ngo ngurire iyi nzoga. Ngurire inzoga? Ngurire inzoga se ninde wayigura? Oya njye ntabwo nywa inzoga naje kugira ngo uyingurire mbashe kugura ibikoresho. None se ubwo urashaka ngahe? 900 yamaye nayo nayafata. Areka kugura 800. Oya ni 900. Nayo ugura amakaye? Yego. Nimba wagura amakaye. Akira. Nawe tugenda ugura amakaye. Muzagarukira mu kabari. Mwana na siku mingi hano Halo? Shize cyangwa reka nzajye mu rugo nanjye. Ariko ngo ndaguhanga. Uranyakira inote y'igihumbi ariko Igihugu. mwana wafashe inzoga. Mwana ugiye afashe inzoga ryari? Yaje hano aramenya ngo ngashaka inzoga papa yamuhaye. Mwana ugiye afashe inzoga? Yayifashe hano umukobwa wawe. Yayifashe ariko. Ese inda yabonye afata inzoga. Ntabwo mwana yafashe inzoga hano. Shimi. Ntabwo mwana umukobwa afashe inzoga hano. Oya nta nzoga yigeze afata hano. Inge wayibuguriye ngo wamwimye amakaye ngo yagiye kugura amakaye. Wajya uva mu rugo wayikoresha abana. Nayo neza. Nanjye makosa akomeye. Ngenda kwatsa inzoga njye we banza we. Ngenda ati inzoga njye. Reka njya igihumbi.